ngiye kubabwira uburyo Imana yagiriye umuntu kayikuramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye nkabashimira bimazeyo wampaye amakuru. So ubuzima busanzwe navutse nk'abandi bana mvukira amezi 9 ariko kuvukira amezi 9 mu myaka 5 papa yahise yitaba Imana. Akimara kwitaba Imana nasigaye mu buzima bugoye. Natangiye guca mu buzima navuga ngo gutungurwa kandi cy'umwana, aho natangiye kujya njya gucuruza ibisheke. Reka turabona bacuruje ibisheke benshi cyane barahari. So nakora mu rugendo rw'amasaha 4 mva ahantu bita mu Bugarama njya ahantu bita Ibirizi ncuruza ibisheke. So icyo gihe byaje kurangira niguriramo akagare. Maze kwiguriramo akagare ntabwo byakomeje kumera neza, ubuzima bwakomeje gukomera cyane. Ariko ku bw'amahirwe naje gutsinda njya muri segonderi. Kimara kugera muri segonderi ngira n'amahirwe ndatsinda, ndakomeza njya muri kaminuza. Hello. So muri segonderi aho nigaga muri groupe officiel ya Butare, numvaga ngomba gukora cyane kugira ngo umubyeyi wanjye azamere neza nisigaranye ndetse n'abana banjye. So muri icyo gihe rero nibwo niga muri kaminuza nize hano nyuma ya Serena Hotel hepfo ya gatoya ahahoze Kist. Uyu munsi CBCS yaho yagutse yagiye i Remera. So naje kurangiza kaminuza wa mubyeyi nisigaranye nawe ahita yitaba Imana. So kwitaba Imana byabaye ikibazo gikomeye kuko nasigaranye inshingano z'abana banjye. So umunsi nari ndi kwa muganga ndi kuvura abana, navuraga Rwanda Mental Hospital, mvura n'ahantu bita HVP Gatagara ya Gikondo. Ndi kuvura abana ndabyibuka ari mu masaha 11 umuntu abarampamagaye. Next slide. Yes, umuntu abarampamagaye arambwira ngo hari amahirwe akomeye cyane. Amamagare kuri Facebook. Akimara kumamagara kuri Facebook yambwiye business muri kano kanya turimo tubabwira. Akimara kumbwira business naravuga ati aba bantu n'ubutubuzi, kuko narebye umukobwa wambwiraga business icyo gihe nza uwo munsi imisatsi yiwe inzara ze zari zisize, imisatsi y'ishagaraye, ipantaro yari iteshire. Yambwira amafaranga avuga ati no ntabwo bishoboka. So naratashye rero baragutaha njya kuri internet. Maze kujya kuri internet shaka amakuru menshi kuri no business, ndangije mbura amafaranga kandi nari mu kazi. So mu kubura amafaranga naratashye naraye ndasinziriye. Ahangaha ndagera mu makuru tumuvandimwe nagushije amafaranga nimba agihari Narcisse ahaguruke. Narcisse mumumera amashimeshi cyane. Dore umuntu nagushije amafaranga yaragiye ajya kuri Equity Nyabugogo akura amafaranga. Yari umumotari yedi umuganga ariko nta mafaranga nari mfite. Ariko mu kubura amafaranga cyari ikibazo cyo gutunga barumuna banjye. Nako byari ibisubizo byo gutunga barumuna banjye kandi ubuzima ntabwo bwari bworoshye. So rero hariya yarambwiye ngo nze nambaye neza, nko mubona nari nambaye nikwishe. Hello. Nari nambaye ngozi, ipantaro, kote bisi. Irambaye gusa wambaye neza. Namwe ati rero reka twifotoza agafoto. Aya mafaranga yanjye azayabura. Ndataha. Ahantu dukorera hari amasikari ya muvinga. Ayo masikari ya muvinga nageze hasi ndavuga ati ariko ubundi aha hantu si kuzimu. Aya masikari ye bwa mbere nari nyabonye aha si kuzimu. Naratashye rero ndasinziriye. Mukuru ndasinziriye uramuvandimwe twarabanaga ntabwo araza amafaranga yiwe yajyanye. Yakanguka agasanga ngewe kureba hejuru. Ese byagenze gute? Ntabwo ati ubundi gupanga imishinga nanze kumubwira amafaranga yiwe yajyanye by the way. Yes. So narakomeje rero nyuma yaho naje gufata package, naje kwifata mu gitondo. Next. Yes. Ahangaha rero muri product baduhaye harimo product zivura kuko bagiye babitubwira, ariko nagira ngo ndebe ko mu by'ukuri zikora. Ahangaha nari mfite fiance yararwaye TB ariko baramuroze biriya by'ibitamikano yarameze nabi cyane. Hari afite ibiro
nko muri 35. Ibyo bire rero naravuze ngo kamwe product ariko bikunda amaye product kwishuri bari baramwirukanye yabaga mu kigo cy'ababikira ariko bitewe no gukora umwanya mwinshi akorora baramwirukana amaye product iramukiza amashyi menshi cyane kuri product. Next yaje gushimira rero uwampaye amakuru uramubona n'uwampaye amakuru uramubona n'uriya bahagararanye hari yaratangiye gusa nkaho abyibuha bitangiye gusa nkaho bimera neza. Then next aha nanamusubiye ku ishuri yasubiye ku ishuri nanamusubiye ku ishuri kuko yari yarasubiyeyo mu kumusura rero hariya murabona ko twari turimo tubaka ji n'akandi kantu kari ku ruhande. So bavandimwe ikintu nababwira ni uko niba wicanga hano n'amahirwe adasanzwe uyu muvandimwe muri kubona yakize bitewe na product kandi nanjye uhagaze imbere yanyu byamfashije iyi business. Next dore ukuntu wa muntu yaje kugera amashyi menshi cyane. Dore ukuntu yaje kumera ubuzima bumera neza cyane bitewe na product nanjye agafaranga n'ibibazo tukabona muri no business kandi dutangiye tujya ku mazi dutangiye kumera neza cyane. Next account zanjye urabona ko imwe niho miliyoni ndira andi mafaranga ziriya za mbere zibanza narabikuje bikangura izindi nyinshi kuko muri no business konti nyinshi zirakora cyane. Next ahangaha rero amafaranga kamaze kuboneka murabyumva nawe wa wundi nagiye gusura ku ishuri yaramaze gukira wowe nawe product birumvikana nahise mvuga ngo save the date rero umuvandimwe watumiye muri no business wabwiye no business n'uwamubereye marene ndetse ndagira ngo uwabwiye business ahaguruke n'umwe nababwiraga nasuye kwishura mizi kwa kundi n'ahaguruka bose ni bahaguruka umwami n'abashimishiraje. Dore nguyu nazimireho gatoya mumubone nazimireho gatoya. Yes dore nguyu waba ugiye ufite ibya biro bitewe na product uyu munsi ameze neza cyane amashyi menshi cyane. Next amafaranga amaze kubona murabona ko mu by'ukuri ntabwo bagenda bwira modoka badafite amafaranga hariya twari tugiye kuri certificate yari hariya hirya umwe wamubereye marere n'umwe wabwiye no business n'urukundo urabona ko wa wundi wari ufite ibiro navuga ngo y'iby'inkoko uyu munsi ari kurwana no kubigabanya. Next amamodoka yari twatangiye kuyagura kuko burya urugo n'umugisha ahangaha nari muri imodoka ya mbere ndongera muri imodoka ya kabiri. Next amashyi menshi cyane murabona n'ijye na Gracie bank account and money abanza ya mbere y'ubikuje akurikiraho ni amafaranga wakira. Hano turasura business nziza cyane twiyubakira imihanda bitewe n'uko dufite business isora kandi nziza cyane. Next reba ubwo buzima amashyi menshi cyane babandi bameze nabi uyu munsi bameze neza bitewe no kampani ya AGG. Next sitwe twenyine gusa ubuzima bwahindutse hangana abantu bagiye batandukanye nababwira ariko reka mbabwiremo babiri uyu nguyu namukuye mu mutaka ariko uyu munsi arashima Imana. Next uyu muvandimwe murabona ko ikabutura yambaye ifite amarinete ikabutura yambaye murabona ubwo buzima bwiwe. Next ndashaka kubona ukuntu ameze uyu munsi dore nguyu amashyi menshi cyane dore nguyu ukuntu ameze uyu munsi. Soza bashimira imitabiriye Imana ibaha umugisha ni kampani nziza cyane ushaka naje twese dukorane. Merci.